Ibi ni ibihe njya nkumbura iyo maze igihe nari kumwe na family yanjye, bitewe n'ukuntu haba hari ambiance dukinira tuganira, waza ukura amanza n'umva n'umugore ngo bite mwana bumva nyine iwanyu, reka mbyite ko buri nobody, reka twiganire kuri aka kantu, cyane cyane ku bantu bakuru bashatse bavuye iwabo. Ese mwana ujye kumbura cya gitanda kiri kumwe na petit frère cya sister wawe, ndabizi urabikumbura kandi natwe twese turakumva. Noneho kuri wa muntu umaze igihe atari iwabo bro, kumbura cya giti cya meri, za nkoni za meri, ariko nyine nta kundi twese turifata tugapoweja amana. None wabigenza gute se? Cyambere kiragenda meri nyine, uretse mbese mwongera mugakora, nta kindi kintu mwakora ni kugenda nyine. Niba ushaka gutukura agenda baguhemeye n'iwanyu. Hari abantu benshi bari bako kujya bakora utuntu nyine kudustaraka, baba barakuze cyangwa yenda ukuntu barahavuye nyine abana ridanje n'iki shaki nkumbuye my family bro, genda kumbura iyo maze igihe natabasura natabaganiriza, ahantu mba numva nta mutekano nta n'amahoro mfite kwanza. Sinzi niba umeze nkanjye cyangwa ari njye nyine bibaho, ariko ugiye nkunda kumishinga cyane, kumbura wumva neza mani iwana ibyo nawe mwumva ntabwo bishoboka ariko nyine turabikunda tukabikora. Ese ubundi mani utabikoze wabaho ute se? Wamenya isi gute utagiye mu nzira ugenda imihanda? Burya mani n'imihanda nawe ni isomo bro, imihanda ikwigisha byinshi, ariko cyane ku muhanga. Ubundi iyo uri umuswa ukajya mu muhanda birangira n'ubundi ukomeje kuba umuswa, ariko iyo uri umuswa ukajya mu muhanda ukabanza ukamenya ikijyanye n'ubuswa bwawe ukamasha kugikontorora, nzi neza nashidikanye ko umuhanda wakugirira akamaro. Nagira ngo mwiganirize, bongera ngo tuganire mani, abashiye muri gihe tutaganira. Yica no siyo munsi habeshi muzi kuri channel bita on the beat. Ubu yahindutse yitwa Mr. Kim na Nizo King, ubu niko basigaye bayita, ariko turaje tubadukire tubakorera udushyashya tubesitare tubasetse. Ndabizi mukumbuye gufaninga, ntabwo muri guseka, ibyo byose mubiturekere tubashe tubyiteho.